Kaze neza kuri Brashar TV. Brashar Special Technician. Sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Bimeze bite rero? Ndagushimiye wo kurikiye Brashar TV. Wowe wakoze subscribe uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashar TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Ntisanzwe kuri mikoro ni Brashar nigena Emmanuel. Uwo ni wenge weba kwita dukurikiye Brashar TV. Aka kanyu kawe ikona lava phone vo model automatique 2020 ku mafaranga miliyoni 40 z'amanyarwanda urabasha kwegukana iyi modoka igendwamo n'abantu bake cyane bashoboka byibuza muri iki gihugu. Iyi ni imodoka igendwamo n'abantu bafite agatubutse. Ni imodoka igendamo n'abakimaze. Iyi modoka ntabwo ushobora kugendamo ngo usabe umuntu. Ubundi hari ibintu ukora bikagaragaza uriwe. Niba ufite ubushobozi bwo kugura iyi modoka, nta muntu uzagusaba ugira icyo umwima na kimwe. Ni igiki se wamwima? Gusa icyo utabasha kumuha no kuwamuha iki? Ubuzima. Kuko ubuzima butangwa n'Uwiteka. Iyi modoka irashaka amafaranga miliyoni 40 z'amanyarwanda. No kuvuga ngo miliyoni 40 z'amanyarwanda urabasha kwegukana lava for automatique 2020. Imodoka 2020 urayizi wowe. Hey Debi modoka, rebutu modoka. Debi modoka ntuze ko wamvuna. Wamaze kugera kuri Brashar TV. Wamaze kwinjira mu kibuga bushyashya. Ikibuga gicuruza imodoka, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ariko niba atari ukumvuna ushaka iyi modoka koko, kwamaze kugera kuri Brashar. Wamaze kujya mu kibuga kiranguza imodoka. Ahanga turanguza imodoka ku giciro kiri hasi cyane. Niba ugura imodoka kuri Brashar TV, menya ko tugiye kuranguza ntabyo gukina. Uri umukiriya, uri umubrashar, nta kuntu waba warakoze subscribe kuri Brashar TV, gukoresha ngo ukore comment, hanyuma ngo nanjye nungira gushaka imodoka ngo mwikwime. Nkora icyo nagombaga gukora, nkaguha imodoka natekerejeho, nkaguha imodoka nizeye neza cyane, ifite ubuzima. Imodoka izahora mu ntekerezo zawe. Imodoka uzavana ikigaruka ijyana iwanyu ku ivuko, bakakubwira ati iyi modoka wayiguriye he bro, iyi modoka wayiguriye sister, ukavuga ati iyi modoka nayiguriye kuri Brashar TV. Brashar TV hejuru. Brashar TV ati nanjye ndayizi, ati nuko ntarabona ubushobozi bwo kugura imodoka, ariko nanjye niho hantu nzagura imodoka. Byakuvuna kugira ngo unyumvishe kuri umunyamugi ukaba utazi Brashar TV. Brashar Special Technician. Sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Nitwe dutunganya miso twatumwemo kuri 98%. Uzumva byinshi kuri Brashar TV. Bimwe gukora ku mutima, ibindi bigukore mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Iyi modoka niza kuba yagucika ushobora kuba wababara. Iyi modoka iracyari nshyashya. Iyi modoka ahaterera ihanyura nko guhumbya, ahamanuka mu byondo mu bibaya hose ndogoga wagira ngo ifite amababa. Iyi ni lava for 2020 automatique ku mafaranga miliyoni 40. No kuvuga ngo iri pine ibifite ipine reba janti, ipine ryayo ntiripfa gupfumuka kuko niyo ripfumutse ririhaga ubwaryo. Ifite ubushobozi bwo kugenda metero 500 mva nanjye ngo metero 500. Ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 5. Ipine ryapfumutse rigenda ryihaga. Urimo urashakisha ahantu ushobora kuba wajya gute, urimo urashaka ahantu ushobora kuba wabona umuntu ugushyiriramo iki irindi pine. Iyi modoka ifite salo nziza. Iyi modoka ndayigutuye. Niba rero ufite ubushobozi bwo kuwagura iyi modoka, bamwe bajya bavuga ati ngo Brashar TV ucuruza imodoka ngo zishaje. Ubu si imodoka irashaje muzi kuvuga, kandi mukavuga ibintu bizatuma nkora ibidasanzwe. Gucuruza imodoka zishaje, gucuruza imodoka zarwarika amavu.
vubi ubu si iyi modoka urabona atari umuturika nyine gusa ubushobozi ufite kuri Brashari TV nibwo buguha kuba wagura imodoka guhera ku mafaranga miliyoni 1 kuzamura ubasha kubona imodoka y'umuturika izahora mu ntekerezo zawe kuri Brashari TV no gukatura turakatura no gukopa turagukopa nta handi hantu ushobora kubisanga usibye kuri Brashari TV. Nimero ushobora kuba watuboneraho ni 0788 49 74 23. Izo nimero ushobora kuba wazihamagaraho ushaka kugura imodoka nziza izahora mu ntekerezo zawe, ufite imodoka ugurisha ushaka amafaranga ku buryo bwihuse. Nta bandi batunganya misiyo usibye Brashari TV. Kigali Remera, Kigali Majerwa, ushaka imodoka yagenzwemo n'umuntu cyangwa ushaka imodoka itarakandagirwamo n'umuntu hano mu Rwanda, ndahita kukubitaho bita muri Majerwa, kukubita imodoka nshyashya. Anakomeje kujya nkubaza ngo niba atari ukumvuna koko ushaka iyihe modoka ko namaze kwinjira mu kibuga bushyashya, kandi nkakuvuga ko byakuvuna kugira ngo unyumvishe kuri umunyamugi ukaba utazi Brashari TV. Ahangaha ngufasha nk'uwifasha, nkagufasha nk'ufasha umuvandimwe we, nkagufasha nk'ufasha inshuti ye magara. Ikizavuga ko waguze neza ni ukugura imodoka kuri Brashari TV. Wazakenera kuyigurisha cyangwa wazakenera kuhindura ukayigurisha amafaranga ari hehe arutayo wayiguze cyangwa bakagusubiza wayiguze bitewe n'igihe uyigenzemo, ariko atari nka byari uguze imodoka igita ikubita amababa ngo papa ibibati hirya hino. Kubera iki? Nicyo kiba cyanzanye, ni ukujya ngo uhereze imodoka nziza, imodoka y'agatangaza, imodoka y'umuturika ku buryo nawe utagenda gusereza hahandi uragira ngo moteri yapfuye ibintu ibibazo ibi n'ibi. Gusa ushaka kugura imodoka byanshimisha ubanje kunyura ku Brashari. Umuntu wagura imodoka kuri Brashari TV niwe uzaguhamya akakuvuga ati Brashari TV arabasha. Iyo wabanje kunyura kuri uwo muntu ukajya amarwahura n'umuntu waguze imodoka kuri Brashari TV, ntabwo uza kuwamvuna ngo guhereza imodoka 1 2 3 4 5 ngo ngufashe guhitamo imodoka imwe izakugira akamaro iri ku biciro biri hasi. Icyo gihe ntabwo mvuna. Iyo waciye muri izo nzira ntabwo mvuna. Ariko niba utarahura n'umuntu wo mu Brashari agura imodoka kuri Brashari TV, humura ndahari. Reba iyi modoka nabwo ngo ni RAV4 automatic 2020 ku mafaranga miliyoni 40 z'amanyarwanda urabasha ko wayegukana. Ndagushimiye twabanye kuri Brashari TV turi gutereka iyi modoka y'umuturika, imodoka y'agatangaza izahora mu ntekerezo zawe. Uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukijya kuri Brashari TV, ikintu ugomba gukora akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ukora subscribe, ugakora share, ugakora comment kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko